Hello my friends, what's up, the answer is the sky. Uyu munsi tugiye kureba ibintu by'ingenzi bikwiye kukuranga niba ushaka kubaho mu buzima bwishimye. Nizere ko turi kumwe. Wa mukobwa wanyu Kuzuba Diane gutuka muri de Kuzuba Miro agiye kwereka ibintu nyine by'ingenzi byagufasha kubaho wishimye. Mbese abantu benshi usanga babayeho mu buzima bwabo bababaye kandi akenshi wagenzura neza ugasanga ibyamubabaje bitari bikwiye. Hano tugiye kugaruka ku bintu by'ingenzi bine bizagufasha kubaho mu buzima bwawe kugira ngo ubeho wishimye. Ikintu cya mbere kiragira kiti ntukagire ibintu intambara. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ni byinshi bitubabaza, gusa wowe icyo uzahura nacyo kikagushengura umutima. Gerageza wiyakire muri icyo kintu, wumve ko bibaho kandi bisanzwe. Bizagufasha kugaruka mu byishimo byo nyine bikomeza ibintu bigire izi bifite nk'ibintu byoroshye biragoye ariko banza umve ko ugomba kubinyuramo. Ikindi kintu cya kabiri tugiye kureba ngo reka ibikwima amahoro y'umutima bigende, nyine ibyo bituma udahangayika bigende. Niba ari umuntu ukubabaza mureka agende, azagenda bahaza abandi. Niba ari akazi kari kukubangamira kareke kagenda, uzabona ibintu byose bikubabaza bireke bigende. Mu buzima bwawe ushobora kuba ufite nk'inshuti cyangwa umukunzi ariko abo bantu baguhoza ku nkeke, mbega nta mahoro na make baguha, gusa ukaba uhorana ubwoba, nyine ubwoba bwinshi cyane. Mbese ubwoba bw'uko nyine uzasigara umeze niba gusiga mu gihe ushaka ibyishimo. Abo bose bareke, nyine ubareke. Umuryango usohoka ku buzima bwawe ubundi wishime, nyine bihore bigendere. Umuryango wagenda, inshuti zagenda ariko ugasigara wishimye. Abantu bahora bakumvisha ko aribo byishimo bye bareka bagende ariko utazishima, ko n'impamvu udashaka ko bagenda nuko bafitiye ubwoba. Tera intambwe uvuga uti ndabaretse bagende. Emera abantu kuba, nyine emera abantu kuba baribo. Reka guhangayikishwa nuko undi muntu akora ibyo udakunda cyangwa utishimira. Uwo mureka umwakira uko ari kuko niwe ubyikorera, si wowe, kandi bizagufasha kwishima. Nyine nawe bizagusaba kwemera kuba uriwe, wikwemera abandi bashaka kuba we, nawe wishaka ko abantu bakubaba uwo ushaka kuba babo, kuko nyine ukeneye kugira ngo uriya muntu umureke, kuko nukenera ko akora ibyo ushaka azahora kubabaza. Niyo mpamvu ugomba kureka agakora ibyo ashaka nawe ugakora ibyo ushaka. Ikindi kintu cya kane nicyo cya nyuma ni ugukomeza nyine kubaho mu ndagi. Mu buzima bwawe bwa buri munsi gerageza ubeho uwo munsi utekereza ko nyine utekereza kuri uwo munsi umeze neza, ureke guhora uhangayikishwa n'ukuntu ejo bizaba bimeze. Ibyo bintu byakwima amahoro kuko bigatuma n'uwo munsi wawe ubaho nabi. Ishimira uwo munsi kuko ntunashobora kuzawurenza. Ishimira akanya uhawe n'Imana, ibindi byose biharira Imana. Wihangayikishwa n'ejo, nibyo kora uteganya hazaza hawe, ariko wivuga ngo ejo Imana wenga ejo nzaburara. Ibyo ntabwo bikureba, biraza gutuma umunsi wawe nawe ugenda nawe kuko amaze kwishyiramo ko ejo uzagira ute uzabura. Reka ngo ngiye mwawe kumwe ni Kuzuba Diana, hano kuri de Kuzuba Miro. Ntibagirwe gukora subscribe, comment ndetse like na share kuri channel yacu. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.